none bwa kabiri ndamubwira ati se ko bisaba kugira ngo nze hahandi imyenda iri arambwira ati saa 8 tuahure saa 8 nari mageze ndategereza barambwira turi muntu yakutetseho imitwe agukiniraho imyenda yari warayigaruye twarabirebaga ariko imyenda nyene yaragurishijwe abandi barayiguze barigenda no se Nyarudindi ndamubwira ati noneho wamakuru ako gafoto reka nze nkagereho ndeye kuri chat yanjye na Jire dore ngiye gaye Tuyizere Siaka ibihumbi 100. Okay. Yes, singiyo se. Noneho Siaka kuva bamuha no mafaranga ntago yongeye kumvugisha. Abaduca intege ntabwo bazabura. Kuba bavuga yuko nasaze cyangwa ntuzuye mu mutwe nta kibazo. Ngenza hembwa n'Imana ntabwo nzahembwa n'abantu. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Buri munsi nkwifuriza guhirwa no kugira ibihe byiza uduha umwanya ukadutiza igihe cyawe karibu ibiganiro byacu ni iby'agaciro nibyo twishimira cyane. Nitwa Sam Gakire ndi kumwe n'umuhungu wanjye Jerry muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mu bice byose bitandukanye ndabasuhuje cyane mukomeze mugubwe neza cyane nanjye ndacyari muri rwa rugendo rwanjye mpuza abantu n'abandi si ubwa mbere si ubwa kabiri ahubwo musanzwe mubizi iyo Nyarudindiri ahuye na Samantha ibintu bimeze neza cyane. Samantha makuru meze neza ndashima Imana pe. Nyarudindiri umuherutse ryari kare haciye iminsi numva yaciye iminsi rwose itari mikeya ariko ndishimye nyine kuba twongeye guhura muri nanjye ndi kumwe nawe mba numva nifitiye morali. Nyarudindi Yesu ashimwe imbazwa meze neza nda ko wishimye nge nzajya mura nishimye nubwo naburaye nzajya nishimye. Reka tubanze dusenge kuko iki kiganiro ndi kumva kiri buze ko Samantha agiye kudutangira turageze Imana ko ikiganiro ndi kumva hano hantu hashobora kuba hari buge hari ubusheto. Reka tubanze twirageze Imana eze kutuyobora inanaturinde muri iki kiganiro. Mwami Yesu tugushimiye ko uri umubyeyi muririmbyi yuzuye umwuka wera. Aravuga ngo kera abakwiringiraga bose bari mu mahoro tugufite ntitwifuza undi murengezi. Turagushimiye rero bwami bwawe ni bugari uri umubyeyi mwiza kandi uri Imana y'imbabazi ndetse n'impuhwe. Undi muririmbyi yuzura umwuka wera aravuga ngo kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima ngo nyahawe na Kristo umukiza wanjye. Aravuga ngo atemba nk'uruzi ariko abisi ntibayazi. Turagushimiye rero kubera ko wabanye natwe mu isi yose yatambutse waraturinze watubereye amagare utubera amafarashi waturwaniye intambara tuzi ndetse nizo tutazi. Turagushimiye cyane yuko wabaye mu ruhande rwacu. Icyubahiro n'ubutwari ni bibi byawe kubera yuko uzi kurinda. Bana natwe muri iki kiganiro tuguhaye karibu n'ikaze duha amagambo y'ubwenge. Iki kiganiro Mana kibe inkomezi mu mitima ya benshi bari bukirebe kandi kigire umusaruro gitanga mu mitima ya benshi. Urakoze urakarama witwa Imana komeza dushyigikire muri byose mu izina rya Kristo. Amen. 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 Nyarudindi umeze neza? Turakoze. Ngukumbuye. Kubera Imana mwe mwankumvura se? Wowe namanyibwe kubumbonye wowe. Abandi bara. Batanyuze ku manager wanje nibashoba kumbona. Gusiga ufite manager? Cyane rwose. Nukuvuga ngo batanyuzeho kuri Abdul ni we no. Ni cyane rwose. Kandi Imana ijye umugisha cyane nuko wamamagaye wamunyuzeho.
wabugize byakomeye byakomera se ntabwo bikiri byabi tugira amasezerano rero dusinye nuko na televiziyo flash nyine ubwo nuko nyine azaba hahiye ko ngiye babanze bareke dusoze ibyo nakwemereye ko urabizi ko bitari byarangira ibyo nibyo nawe nagabyanga arabisigikiye ibyo ngibyo nakwemereye indirimbo byararangiye tugiye gukurikizaho video yayo ngenda ndashaka ko ibyo nemereye abantu ngomba kujya mbivuga dore na masegonda mushuti wawe iye nayo yararangiye nabibonye ariko ngo yaweteye inda amasegonda ibyo bintu sinzi ukuntu mbibonyeho Nyarudindi nanjye nahise mbibona kubitwa ndiguma ayo makuru niyo cyangwa ni ibihuha kagira inkuru naraka nimuyigire mwebwe mwenyine ibyo kuruge nabyo nzi rero biriya bintu masegonda kandi koko masegonda uko bigaragara nawe warabibonye mu kiganiro hashobora kuba harimo akantu ubwo nimwe mubizi ngira byo nzi ubwo reka tubiharire Imana nibizi nawe abari gutwika ariko Nyarudindi ntabwo ajya atwika fera atasiyo oya Nyarudindi buri gihe niyo wamuhuza n'undi muntu arakubwira ati ndakora ibyanjye ariko mutwike mwenyine kuko n'amasegonda mbahuza icyo gihe amasegonda aravuga atoresha ari wanjye Nyarudindi ati reka wabonye ukuntu ndi kumwishikanuza se birabikwikira isoko Imana yaransanze irambwa tumva mwana wanjye agarika ikigano cyitwa icy'inagore ugirana nacyo kuko nciye inzira umuzungu arahagurutse ese azabona uri kumwe n'igikobwa uyu munsi ejo uri kumwe n'ikindi ku YouTube ejo ndi kumwe n'ikindi nzaca hehe kazaba bibona uko bimeze Imana igiye kohereza umusheri w'umuzungu ni umusheri w'umuzungu nyamara Imana nta kintu na kimwe idashoboye ategereze ngo nicaye mu nzu yanjye gusa ahitaza nawe azaza amanza kumfasha ntabwo azaza avuga ngo nagukunze we tubane hoya iwe azaza afite igikorwa cyo kumanza kumfasha mu buzima ndimo ni uko nguko azaza kandi Imana igushyigikire no cyane azaza rwose njye n'abanyamasengesho bari kubimbwira ko ahari niyo mpamvu nabaye mbihagaritse ko numvishe ibyo bintu bitakuguye neza ko numvishe avuga ngo shere w'umuzungu hoya ahubwo birantunguye kubera niba sinzi nka Nyarudindi wenda mu buzima bwa buri munsi tuba tubanyemo uburyo mba muzi kumva ngo shere w'umuzungu Imana icyubahiro nyine ntago ari ukuba vanarakara ahubwo nyine ni ikintu kiba kinshimishe nkavuga ati Imana hari ukuntu nyine hagurutse umuntu mu cyiciro ikamushyira mu kindi yego rero Imana ibishyigikire ni ukuri kandi bizagende neza Imana nta gitunguru Uwiteka irakora igatungura abantu ariko Uwiteka we ntabwo bitunga kuko Uwiteka abaga yarabiteguye Sama umeze neza mu murimo w'Imana nabonye abantu benshi bari kwandika muri comment bari kwishimira icyemezo bafashe cyo kureka gutwika ahubwo kavuga ati reka nkorera Imana mu bundi buryo kuko Imana ihemba neza yego numva rero hari icyiciro navuyemo hari n'ikindi nagiyemo ndetse ndimo no gushimira Imana yuko ikora ibitandukanye n'ibyo abantu bibwira kera nkitwika bajyaga bavuga ati we ntabwo wava mu gutwika rwose ati biranakubereye fatiraho ariko Imana irareba iranyitegereza kubera ko yanshakaga ibona yuko mu gihe nk'iki ngiki cyangwa se mu gihe gikwiriye hari ubuhamya cyangwa se ubutumwa nzabambwiriza ubwoko bw'Imana abantu bagakizwa abantu bakava mu byaha rero ndashima Imana yuko ikora mu gihe cyayo ndumva ndi mu gihe cyo ndimo kubona Imana irimo ikorana nanjye nubwo abaduca intege batabura babandi batubwira ati reka gutya na gutya ibyo byose nkabirenza amaso nkamenya yuko hari Imana yamvuzeho mbere yuko bo bamenye Nyarudindi mugeze mukorana ibiganiro byo gutwika Nyarudindi ntabwo ajya atwika hari abantu bavuga ngo kereka niba wenda ari we watwitse ko nigeze mbona ikinyamakuru kimwe nashatse kwamamaza izina ryacyo nigeze mbona akoranaho n'undi mukobwa bavuga nyine ngo nawe aradohotse ngo abonye sheringa amutunguye mu kiganiro n'iki nyine mbona ari ibintu bikomeye barabyinana aramuririmbira niba yaratwikaga simbizi nicyo kiganiro nshobora kubona abonye nkumva gitinze ko Nyarudindi nzika umukozi w'Imana hanze ko ibintu byo gutwika atabibamo niko kantu natekerejeho wenda sinzi niba yaratwikaga cyataratwikaga ariko njye nawe ntago twigeze dutwika reka bivugeho
biriya nyine kari akantu ko kugira ngo nyine gaceho ariko igihe cyageze Imana iratsangira ngo ati mwana waje nciye inzira none umuzungu araje uhagarika none iby'abakobwa n'ibiganiro. Nyarudini nagiye mbona abantu bari kuvuga ati waje uri umwana mwiza ukiza none social media zaragutinyuye zishobora kuzagutwarira amavuta wari wifitiye ukibe utari waza kuri social media. Ubona ariko bimeze? Ahubwo yariyongeye kuba ndi kurebwa n'isi yose. Ariko ibaze mu rusengero najyaga mu rusengero nk'inzira bagagira unyicaza imbere w'umudiyakoni undi akaza akamagurutsa akanyirukanga n'inyuma akanyicaza ku ntebe yamanyaguritse undi akaza akankura nkahora gucyo bamwe bamindiri nagera hano bamindirimbo ati turirimbe nkaririmba amatara yarangira ariko wibyo uririmba nago tubyumvurimbo nyegero icara bakagenda banyicaza mbwira Imana ati Imana ibi ni ibiki nareba abandi bahanzi natanze guhanga kera muri 2001 ibo barazamutse nareba ukuntu bari imbere bari kuririmba bapfunije amafaranga mu mufuka nawe njye bayikumwe ati uririmba nyegero igifu kigaguruka kikanja koko kikanja ari igihe kigeze no kunjya mu giterane kirangaragura maze abanyabasenge mwizina rya Yesu ndavuga ati Simana bigeze abajya no kuzana amata ndayanywa none kirushaho kubera iki byabikomere noneho bakomeza kugenda bansengera ahubwo ati muhagarikiraho ikigutera igifu murakizi ni mu izina rya Yesu ntabwo ujya wizera ariko papa buringa kinkora kari akantu nabyinaga tumbura akabona asubuguru hejuru ariko kayitinze abanyamakuru bamboneraho igifu kiba kiragiye ako Nyarudindiri yakubwiye ukuntu ngo mu rusengero bajye bavuga ngo we mwango haguruka ngo umva ijuru rikuvuzeho ngo agahaguruka ngo bakajya bagira ngo akicaye gusa uyu mwana kutambwiye agahagurukera ngo kumve yahagurutse nuko bambwiraga nyine nigeri nayo Kigali barambwaga ngo yemwa haguruka ni wowe haguruka nkahaguruka ariko urabwana twababwiye ngo nahagurukera twakubwiye ngo haguruke agakomeza bakabona arakicaye narushe natagangaye bari kwaga kumbwira ibyo bambwira ahubwo ngo ndakicaye neza nukuri Imana irambwa ati ndakuzamuye urisimbukuruje ariko Nyarudindiri nabaye muremure cyo gihe se ko yahagurukaga bakabona arakicaye ari mugufi cyane wabaye muremure ngungweke narege no kuririmba mu Mutara ejo bundi mu Nyagatare haraguru yo mu rugo ariko nageze mfatwa nk'umwami we mwitero ry'abangirikani ry'abaporosa abo mu rugo bashiki bajya kama ego se nago dusura mbasura se nicyo cyanzanye nimba Imana yabwiye ngo nze nsura itorero nago yabwiye ngo nze nsura imiryango nimuze murebe Nyarudindiri nimutaza mubireke barase barambura kuko nendi mu gipasteri ndaririmba babona naraza nabaye mufasha abantu bari bakuze bari kongorerana bakubwehererana byakomeye bacugeye wagize amagindwe wararirimbye nararirimbye ariko abenshi bandebaga bagaze nk'aranka bari kureba bisaba abadiyakoni baho kandi ivyo bintu Imana yari yarabikuvuzeho cyane rwose niyo mpamvu n'ibintu bivuga by'umuzungu bizaba byo ngenda bizi rwose cyane n'ukwizera cyane n'ukwizera bwagara mu byiringiro Imana ishimwe kuko abantu benshi baba bafite impungenge zo kubona ngo twagiye tuguhuza n'abakobwa gutyo aho ngaho twavuga gutwika hari n'abatangiye kuvuga ati se ikiganiro cya mbere ari ikiganiro wakoranye na Sandrina wundi pana w'umunyamakuru wo ku Gasaro ikiganiro wakoranye na wa Sandrina wundi ujya utwika Sandrina Keza wa Sandrina wari umurokora akagwa uryo uvuga ngo abapasteri ngo bajyaga bamujyana mu hantu bakajaganyura mugani wa ntuza umufata ku mabuno na Irene icyo gihe abantu baravuze ati tayara amavuta amushizeho noneho yawe abashirimo bo bayiturije ngo mba mfite ibanga Sama ntabwo Nyarudindiri ntabwo wigeze wumva
umukunze mukunda nk'umuntu twahujwe nuko dukora umurimo umwe cyangwa se akazi kamwe burangiye umuntu ubaha Imana ibaze ko icyo gihe nge nabaga nshobora kuba ndi kumwe na Nyarudindiri ngende gutwika ariko Nyarudindiri atarimo gutwika nshobora no kuba wenda zimwe no mu mbuto ziyagiye anyerera nanjye yes niba gusebya wowe bihorere bima amatwi ukomeze Nyarudindiri tugakorana batubwiye gutwika akabyanga toke atwike ariko ngenda komeza mu murongo w'Imana Nyarudindiri ni inshuti nziza rwose pe ntifuza no kuba natakaza mu buzima kubera yuko yabyinira Imana ndishima cyane ko yasanze nanjye ndi umuntu ukunda kubyinira Imana tubihurizaho rero urumva nta rundi rukundo nyine ndarurenzeho ni urukundo rw'uko mufata nk'inshuti yanjye nka musaza wanjye bisanzwe dukweho ko Nyarudindiri yamaze gushyiraho umupaka afite umuzungu Imana igize iki bivugaho ikavuga ko mugomba gukundana hoya ubivuga ngo ubikuyeho kubera ko byavuzwe n'Imana kandi Imana ntabwo ijya yivuguruza ntabwo Imana ijya yivuguruza bizigomba iba itarabivuze hoya amakuru arahari ntago dusenganya bingi ndi kuvuga ngo ibyo bintu bibaye bitariho mugahura gutya Nyarudindiri akagutereta wamwemera Eka iyo tape tuyivemo kuko urabona nanjye nk'umuntu kizamuka mu gakiza nkirimo nishakira kwiyubaka ngo mbanze nongere nsubire ku rufatiro ntabwo ibyo ngibyo byo guhita ninjira mu rukundo numva ari byo nshyize imbere cyane ndumva nshaka gusenga mu gihe gikwiriye wenda ibyo bizaba biza nka nyuma ariko ubu ntabwo ari byo bikenewe cyane Nyarudindiri rero ikintu nyamukuru cy'uyu munsi Roza Muhando mu Rwanda ngo byamaze kwemezwa agiye kuza mu Rwanda azazaba ari kumwe n'abahanzi bandi bakomeye kandi mfite amakuru ko nawe uri mu bantu bazahura na Roza Muhando ariko nagiye barampamagaye barantumira njyayo bambwira nyine ko nzahura nawe nzicarana nzicara mu ntebe z'ibyubahiro mbese bari kunywa imisazi na twa turirimbo tw'uririmbo bizaterwa n'ibyo bazambaza ngomba kuzavuga rero nanjye nzaba ndenda ahantu mu banyabyubahiro mbese kugira abantu benshi bagukunda nizere ko nk'umuntu uri kureba ikiganiro byibuza bagushakira inkweto nziza cyane rwose nkeneye indi telefone Jerry ereka ni inkweto ya Nyarudindiri reka tubanze turebe inkweto wambaye wambara kangahe nambara ibice 36 nomero 6 ukeneye inkweto nziza ku buryo uzayibyina uri kumwe na Roza Muhando n'akandi gapantaro telefone imeze nk'igi shasa nawe rwose ntago ndi gutwika de ndayikeneye nimba bankunda hoya uzisasa ikintu njye gitumye ndanseka abantu byibuza baguhe bari kutureba bagufashe baguhe imyenda uzajye usa neza kereka nadahura n'abantu b'ibisambo nk'abo nsigaye mbona muri no minsi kereka nadahura n'ibisambo nk'ibyo nsigaye mbona muri no minsi nomero zanjye ndavuga nomero zanjye bajye bamamaga banyureho byo kuvuga ngo ibisambo bikora gute nyine urabona hariho abantu wenda bajya babona ibiganiro nk'umuntu samutayemo bakifuza kumufasha ariko mbonereho no kubwira abo bantu ngo niba ukeneye gufasha Nyarudindiri aba yatanze nimero zimuhamagare umufashe ku giti cye naho kuvuga ngo ugiye kunyuza amafaranga kuri Samantha kandi wenda nanjye nifite ibibazo binsumba ntabwo ayo mafaranga azamugeraho babimenye yuko hari ibisambo yaba no mu bakozi b'Imana harimo ibisambo yaba no mu banyamakuru harimo ibisambo yaba no mu buzima busanzwe harimo ibisambo rero abantu bumva ngo ubonye si bose ibyo ndabizi rero kumva ngo ubonye umuntu kuri YouTube ngo ugiye kumufasha ngo ubinyuze ku munyamakuru uwo munyamakuru mufitiye ikihe cyizere ubu se Nyarudindiri nta bantu bajya bamufasha amafaranga namugereho si bibaho se nabikubwira kuko nawe arabizi ntago ari ikintu yumvisha aka kanya nabizi se nabikubwira hari abantu bajya bagufasha bigaherera kwa bande se kwa bande ni bande babirya ni cecekere igihe n'ikirage cyo kubasira ahagaragara nge ndabazi n'ibiki bagutwaye wenda tureke kubavuga yewe reba icyambere siyakire ni ibintu byagaragara abantu bareba noneho arabigaragaza bigaragaje siyakire bundi rasimba nshaka nuko muramuvuga siyakire ni inde se ubwo ni siyaka akora yewe nuko ni ibintu byagaragaye ni kiriya gisambo gikora kuri yerekana imyenda ko nyicuye ari na kamera
bigeze aho tuyisubiza. Oya mwayisubijeyo se? Twayisubijeyo. Oya Twayisubizeyo. noneho saka nkubwiza ko njye naye ntago yazanye imyenda murayikorana ikiganiro arangije ayisubizayo. Baranagaragaje muri mwiduka murimo kwigera. Twayisubizeyo. Noneho numero bwa kabiri. Ndamubwira ati se ko bisaba kugira ngo nze hahandi imyenda iri. Arambwira ati saa 8 tuhahure. Saa 8 nari mageze. Ndategereza barambwira turi umuntu yakutetseho imitwe agukiniraho. Imyenda yari warayigaruye twarabirebaga. Ariko imyenda nyine yaragurishijwe abandi barayiguze barigenda. None se Nyarudini ntawo. Imyenda yari yaguzwe nande? Niwe wari wayiguze? Niwe wari wayikubeshye? Niwe. Ariko se bigaragara. None se nyine ngi twarabibonye muyigura ariko ntabwo tuzi ko niba wari warayisubije. Yatanze amafaranga yo kuyigura. Niwe? Niwe yarambwiye ngo umuntu wo hanze ngo bamwohereza amafaranga. Sam icyo kibazo kimbaze ninjye ugifitiye amakuru. Mu iduka ambwira ko itarishurwa yose nzagaruka yayishuye. Nyuma yanza gusubirayo. Ariko man abantu barambwira ati wayigaruye tubireba. Wose twayiduhari rwose. Ngewe amakuru ngifiteho kuko umuntu wohereje amafaranga turaziranye. Ni umuntu witwa Julius tunamusuhuza ahari atuye muri Amerika. Yabonye cya kiganiro mperutse gukora kuri Dream TV nkorana na Nyarudindi tubyina. Nyarudindi twarabyinanye n'isindi barakibonye ikabutura ipantaro iratabuka iracika. None icitse uwo Jira arambwira ati ariko se ko nabonye ikiganiro na Nyarudindi ati nkaba nshaka kumufasha. Wabinyuza kuri uriya munyamakuru nabonye bakoresha ikiganiro kugira bigaragare neza noneho muzanajyane mujye kumugurira imyenda hari ikintu byabitwaye. Ndavuga ati nta kintu bitwaye pe. Arambwira ni mwe nimero z'uriya munyamakuru Siyaka ndazimuha. Maje kuzimuha arambwira ati okay wakoze kuma nimero ze rero amafaranga nayohereje. Ndanubwo se wohereje angahe? Arambwira nohereje amadolari 100. Ndamubwira ati okay noneho ntacyo nyereka iyo screenshot ndeye ko yamuhaye tuze kuvugana. Arayinyereka rwose n'ubu iyo screenshot ndafite muri phone yanjye anyereka. Nje ntabwo njya nkora ibintu bidafite ibimenyetso cyangwa ibintu byo kuvuga ngo wenda ashobora wenda kuzajya n'ahandi akavuga ati Samantha yaba arimo arashaka kunsebya no kunanga n'iki wenda mubeshyera. Naramubwiye ati se koko wohereje amafaranga 100 ati ndamubwira ati noneho wamakuru ako gafoto reka nze nkagereho ndeye kuri chat yanjye na Jire dore ngiye gaye Tuyizere Siyaka ibihumbi 100. Okay. Yes, singiyo se. Noneho Siyaka kuva bamuha no mafaranga ntago yongeye kumvugisha. Ntamuhamagara kanga kunyitaba. Nyarudindi wayo mafaranga ariko yayahawe kugira ngo bigende utashaka bari nka Fanta bari bamuguye. Oya kandi na chat nzifite yarambwiye ngo ashaka gufasha Nyarudindi akabona imyenda. Arambwira ngo namufasha ngo nimero z'uriya munyamakuru akazamucisha ayo mafaranga akamugura imyenda. Then noneho nyuma nza kumva nyene Siyaka yivugisha ngo yaramubwiye ngo nawe azaryemo. Hano ngiye mfite aka audio no musore yanyohereje ambwira ngo yes nigise mubwira yaryemo. Kandi niyo yaryamo. Ntabwo yaba yaramuguriye iriya myenda ngiye nabonye kuri kamera mu kiganiro bakoze. Umva kanze rwose nyishyireho ngiye ntabwo njya mbeshya sinjya nkwana n'ibintu dafite ibimenyetso kanze nkumvishe audio rwose yarababa ati yarambwenge ngo ari muri test yagera mu testing arebe ko ari bubikore neza then nyuma zamushimira mugurira akantu ariko arangije abayigaragaje nabi bituma nako kantu rwose atakagura umva polisi nigeze mubwira ngo yaryemo kandi nubwo yaryamo ntabwo yarya amafaranga menshi kugira ngo amugurire imyenda imeze kuriya bambabaje. Iyo ngiyo ni audio y'uwo mujama wo hanze yambwiye ati iriya ni imyenda y'ibihumbi 100. Imyenda se Nyarudindi urayifite iyo myenda? Kandi barayisubije yaramubeshye bagira ngo babigaragaze kuri kamera gusa. Nayo wacyuye. Wapi? Singiye se. Nukugaraga ko mbyambaye gusa. Hara ikiganiro mwakoze turebe. Narababaye pe. Narababaye rwose bikomeye. Yarambwiye ati imyenda y'ibihumbi 100 ni kuri imera naho kumbe nawe ntawe bamuguriye. Batetse umutwe. Baragiye bagaragaza ko bayiguze deni bamaze kuva kuri kamera aramubwira ati iyo myenda rero ntabwo yishyuye ngo buyigaruye ngo dutegereje amafaranga ngo ariko ngo barayibika.
reke tubyihorere. Nyine njye twari tubivugiye kugira ngo abantu bare kuko umuntu urya nk'amafaranga nyarudindiri. Ntago sindi umucamanza. Nk'umuntu ufata amafaranga yo gufasha akayarya cyangwa ntabikoresha ibyo bamuhaye naho bitakarije iki. Nese ubu hari umuntu wakongera kumuha amafaranga ngo afashe umuntu bamaze kumubona. Nimba ariko byagenze uko Samantha bisobanuye, Paul ihangana, Imana izaguhorera, ariko ntabwo Imana niyihora. Imana niyihora ubundi. Nuko bimeze, ariko Samantha ati harimo abantu batari beza, nibyo tujya tubyumva mu bintu bya social media, ariko ngewe nta muntu mba ndi gucira urubanza, nta muntu mba ndi guhamya ibintu ko yabikoze. Gusa Imana yonyine yo mu ijuru niyo ibireba kandi niyo ibifite guhorera abantu nk'abanyarudindiri barenganyijwe. Se y'anyarudindiri kurenganwa gusa ahubwo kandi Imana iraje ndenganura. Nizeye ko iyo myenda wabuze iki kiganiro turi gukora basi kibe cy'umugisha, kigira icyo cyiza rwose, bigira icyo bizana cyane rwose. Ibyo nge ndabyizeye. Anyway, nakomeje ndeba Samantha. Nari ngiye kuvuga ngo ese Sama warashatse sinabimenya. Urabyuka mbere ugitwika ukuntu wabaga wambaye udukabutura utuntu, none ubu usigaye wambara amakanzu za rumwe. Uranyihaye. Nari ngiye kuvuga ati Samantha se kagezemo kari gufata gutya. Ese abantu bambaye ikanzu bose niko kaba karagezemo. Batwite. Bubu bimeze bite Sama kusigaye wambara amabubu? Twadukabutura wabaga wambaye ibiki? Byagenze ute? Ubundi urabona nyitwika nabaga nyambara amakabutura, amapantaro, tujipo tugufi. Kandi urabona ko maze igihe gito cyane mvuye mu bintu byo gutwika. So rero ntago nari nabona ubushobozi bwo kuba navuga ngo ndagura imyenda. Warabijugunye? Narabitanze. Warabitanze? Yego. Ubwo rero nikanzu nambaye ntakubeshya. No mama duturanye inshuti yanjye wayimpaye. Yaravuze ati ugomba kujya wamba. Yabonye ikiganiro nakoze arambwira ati Sama no kuri pe nta mafaranga mfite nakujya no musako nkakugura imyenda. Ariko byibura waza nkaguha udukanzu wenda kuko nabonye ko ukunda gukora nk'ibiganiro bifasha abantu ubwiriza. Byibura ukajya ugenda wambaye agakanzu kugira uzasubire mu mapantaro. Basi ugenda wambaye agakanzu uzaguseka, Imana izabibireba. Ni muri urwo rwego ngiye ariko aho kujya nambara ipantaro gusa. Urabona utambaye nk'abadamu. Yambaye neza rwose. Ngiye nkabwiza ukuri aho kujya nambara ipantaro cyangwa nsubire mu mutujipo nambaraga. Nakambara ikanzu y'abamama. Kandi njye numva nta kintu binwera n'umutima rwose. Bakubonaga muri twa dukabutura bakubona barumiwe. Nabo baba batekereza nk'ibyo ngibyo wari kuvuga. Ariko nabavuga ngo nyine umukobwa ni umuntu kugira ngo abone umugabo abagomba kwambara utuntu nyine dukurura abagabo. None wowe shangiye nyine mbivuyemo kandi niko koko nabwiye Imana ngo izambare nizansubize irode bara hano navuye hari habi. Ntabwo nifuza kuzasubira. So rero kuba nambaye gutya nta yindi mpamvu kandi nge numva nta n'ikintu Sama imyenda rero Imana irayifite myinshi zaguha kandi ukajya wambara ukikwiza ikoresheje abantu. Kuko n'umuntu uvuga ko niyo kanzu ari umuntu wayiguhaye, hari n'ibindi byinshi ifite byiza. Icyangombwa nukuyigumaho. Nkuko nanjye nayigumyeho nk'abandi kurebwa n'isi yose. Sinabitekerezaga. Baramanuriraga tumva Imana yakuzamuye. Nabanjamye Imana ikambwa ati mwana wanjye tuze nzakuzama mu gihe cyawe. Mwumva wapi biri kure. Navuga atari ku Imana irabesha nayo. Ariko irakoresha nabara abahanuzi bakaneka imitwe bambesha. Ariko byaje guca. Gaho ndebere mitinze ndebwe isi yose narasohora amashusho. Bamugana. Ari biganiro gusa. Ubwo ikiciro cya kabiri nicyo gisigaye. Cyo guhitinga ku mashusho. Ahubwo nyadinde mu minsi imbere azaba yaragiye hanze ntabwo nzongera kumubona. Ego koreka mare kwicara mu nzu yanjye Imana avuganya nanjye gusa yiraje. Mana yarambwa ati mwana wanjye uzurira indege ujya hanze. Uri mu nzu yawe muri umujyi wa Kigali. Benshi bavuga ngo nubwo Imana ibivuga ngo izatugirira neza ariko tujye dukora uretse umurimo w'Imana. Nundi gukora rero none se nagiye mu bindi ngo ndakora ibindi wamamaga kwambona banisurugurukiye ntwara imyanda y'abantu mvomera rubanda mfura ibikuvurure bamamaga 500 gusa wabikoze ego ngo iki umva ishuri naragize pe narabikoze mu ikaritsiye mu kubivamo maze bangirira umujinya karaca gufura se karabahute ese ubundi karanga kudutwarira imyanda kazabahute Imana yaransinzira ngo ati mwana wanjye igiye cyo kubireka ni iki ngiki
biveho ati ngiye kukugaburira kandi kuko Imana irakugabura hagira umuntu imyenda ngo njye gufura nkamanuka ku mugezi ibyo nego Imana ikambwira ati urahavuye avuze gutya aravuze ati ngo nubiva ngo niwe ugutunze nubiva urabahute ati igihe kirageze biveho ati ngiye kukwitungira ku murimo wanjye buri munsi ko tuvuganye urambwira ngo Imana biba hake ku muntu Imana ipfa gusanga ikamwiganiririza biba hake cyane biterwa n'ukuntu wabanye nayo noneho ikakwinjiza mu ishuri ukiga mpaka ukiga ugafata isomo ryose Imana ikwigishije ugafata ikibi ni ugusibira n'ubundi urasubira ahandi mu wa mbere uhure mu isomo rimwe utazamuka Imana ibisaba kugira ngo uve mu isomo ujye mu rindi wimuke Imana y'ubuhanuzi Imana y'ubuhanuzi mu mayerekwa mu mayerekwa rwose nubwo uneguye uramutse uneguye nadahari twari turi kumwe namara kugenda ukanegura Imana iransanga ikambwira njyamye ikambwira ati wa muntu avuze gutya na gutya na gutya kimara kuhava ati mwitwareho gutya na gutya na gutya gutya na gutya na gutya ati genda gutya na gutya Sama kuri video zajya zitambuka kubyina na Nyarudindiri nta hantu wigeze ugira abantu baguseka bakubwira ati buriya nkawe buri mu biki kuri Nyarudindiri wenda tubona abo nyine ntabwo babura nibyo nari ndiho mbwira Nyarudindiri ubwo twari duherukanye hari abantu banditse muri comment hari iwanyu ku kiganiro yakoranye na Masegonda ngo ariko koko ngo hari abantu batazabona ijuru ngo ngo nk'itinyuka ugafatanya Nyarudindiri ngo ubona koko yuzuye mu mutwe ngo abantu mukoresha Nyarudindiri ngo abantu mukoresha busikete ngo bara bose nabasazi kimwe ngo mwarasazi Nyarudindiri yarambwiye ati abaduca intege ntabwo bazabura kuba bavuga yuko nasaze cyangwa ntuzuye mu mutwe nta kibazo ngiye nzahembwa n'Imana ntabwo nzahembwa n'abantu nanjye rero kuba nabyinana nawe kuko ngiyewe nzi Imana imurimo wenda abo ngabo babivuga nuko batamuzi ariko Nyarudindiri tumaze igihe tuziranye so rero Nyarudindiri n'umukozi w'Imana babyanga babyemera babona ko yasaze ariko ntacyo aho kugira ngo asarire mu by'isi yasarira mu by'Imana nibatureke dukomeze twisarire ibi bisazi ubwo ngubwo ni nka bimwe bya Paulo ibisazi bya Paulo birakamama nanjye ubwo urumva nta kintu bitwaye rwose Nyarudindiri abantu na nubu iyo babonye kuri iyo byina baravuga ati bishoboka kuba uyu muntu atari muzima birabacanga ariko benshi barabyishimira cyane wabyinnye umwiteruragwa isanduku yari yigarutse mu murwa arabyina arataraka umwitere ubuguye hasi umugore we aramuseka amusetse Dawidi ikintu yakoze yese amuvuma apfata byaye aturanseka ndi gutambira Uwiteka isanduku ye yanyazwe ntuniragarutse uransetse atu nawe uzapfuta byaye mujya rero kwicira ugaseka umukozi w'Imana ngo nukayi kuyitambira nimba wowe byarakunaniye iwe arabikora ubundi bw'Imana dusigaze kugira ngo dukuri byananiye abandi nimba utajya hari ngo uyitambire nge ngomba kujya nkayitambira nawe kujya aho nkigirutse ngo ndi boss hoya ahubwo nkombe kubyina uretse mukanya turaje Sama wakuze kuvuga ati ndacyari umwana mu gakiza ndacyari kurerwa ufite umubyeyi ababyeyi mu buryo bw'umwuka ntangiye kugenda mbabona ntangiye kubona abantu bari kugukurikirana kuko rimwe na rimwe udafite umuntu uri kukuba hafi ngo ajya guhumuriza ugiye gucika intege ajya kugira inama agufashe mu buryo bw'amasengesho akuzamure rimwe na rimwe ushiduka n'umuntu wongeye kugenda barahari bakomeje kumba hafi ndetse nanabashimira Imana ibamugisha Nyarudindiri tugiye ku gitaramo cya Roza Muhando twakivuyemo gisubiyemo twakivaho se uriya munsi uri kuwutegura ute nyine uko mbitewe ni kuri wabyumvishe ariko ngo turiya tuntu two kubyina ukubita ikibuno hasi ngo wadukopeye kuri Roza Muhando nkubita akabuno hasi ubuguru hejuru uravuga ikibuno se ndakigira akabuno ako kutinya kubivuga ntabwo urakubita hasi se ngo ukubite nko mu icupa cyangwa ugakubite mu ibuye wenda icyo ari icyo mba ntacyo cyangwa uba wambariyeho utuntu inyuma dukomeye mba nambariyeho imbaraga z'Imana
imbaraga z'Imana nizo mba nambariye icyuma oya ntabwo ari ikariso ni imbaraga z'Imana mba nambariyeho kuko ntawapfa kunyigana rero urabizi ko tutajya tukurekura hari ngo turi gusoza tugiye kujya ku cyiciro cyo kujya kubyina umuziki hari indirimbo Imana ishimwe ko yanshoboje mfatanyije na producer Vani muri studio indirimbo yawe igakorwa audio kandi na video izakorwa kandi Imana nizongera no kumpa ubushobozi kuko nabonye ibintu bikurimo ari byiza tuzakora n'indi ya kabiri waramfashije nibyo ariko mfasha nonde nsohora izindi enye za audio za audio nizo zisigaye kugira ngo album yuzure album y'indirimbo 12 reka tubisengere unsabira ubushobozi ku Mana turabisengera Imana gwe ubushobozi we gutangira ahubwo tangira mora musengera mora musengera we tangira ahubwo umfashe nkore naho byo kuvuga ngo ngiguha ubushobozi yarabuguhaye kuba yarabuguhaye wankore kiriya kintu cyane nabandi bose abo muri Amerika barakwemera barakwemera yego nibo bamamagaye barambwira ati ura munyamakuru ibintu siyakera gukoreye bwira ura gusohora indirimbo abyiruke imyenda yagaruke nibo muri Amerika bamamagaye ndabwo ati nani byo nacuye ndaza kumuhamagara nindangiza ikiganiro turaziranye mu Rwanda undi gukoreye indirimbo niwe muzima muhamagare ayiruka imyenda yawe yigarure babi bamereye nababo muri Amerika imyenda yawe disirambabaje nanjye ariko Imana iguhorere mu izina rye kote byarababaje abantu benshi kwa natarayicuye nategereje ko akora ikiganiro yambaye sinyadindiri ya myenda karagatwiko yagiye niko byaze kugenda abantu benshi be bishimiye rira kote urebe ukuntu Imana baninzi zishobora no guhita ikoresha umuntu hano uri ku kiganiro akabushuka tanga nomero zanjye bajye banyuraho reka turazitanga kandi byibuza ku buryo ubutaha ku kindi kiganiro tuzakora kizaba kirimo amashimwe cyane rwose kantu gato rero kubita kantu gato hariya tubanze turimbe kuri ya ndirimbo yawe yarangiye ariko nubwo turi kuganira nyene tachi ingana nk'iyi zana telefone ya wayiguza ngesama nayiguze 140 isi wumva se ni nk'iyi nayo iyi ngiyi rero iyo bigeze kuzuba ntabwo abona umuhamagaye simba kure umuntu umamagaye ngategeza ko yijya guhamagara magaze ku gicucu mpaka nkatiye nk'iyi ngiyi rwose irakenewe ndayikeneye kandi ngomba kubaza abanyifite yagomba kuyibona mu izina rya Yesu kubera Imana maso none se sange ngiyo yagize ngo si byavuye mu gusenga ntago nari kuyigondera n'ubukene nari nifitiye ugenda ubabwira ati nimba mumukunda akeneye telefone ihagaze mu bihumbi 150 na 60 mbese izabe ihagaze meci ibihumbi 100 oya bazayigwa umuranya dendi kandi ugire kwizera mve kubishoboka kwizera cyane rwose data turategeka bankunda ariko byo kumbwa ngo barankunda gusa kumunwa doruratabawe doruratabawe turirimbe akantu gato iyo niyo ndirimbo twabashe gukoranya mwene data nshuti ihanganira imibabaro ibigeragezo bimwe bizabigusanga abakuvuma baturiye kwe arapfa vuba imva bagucukuriye igiye gusibangana doruratabawe vuba bidatinze abakurwanya bakurebe bakuyoberwe icecekerewe turize mu mwami wirebere kunagiye kukurwanirira icecekerewe turize mu mwami wirebere kunagiye kukurwanirira yego uratabawe doruratabawe ngo uratabawe oya byo rwose ndatabawe byo ndi kubibona igiye gutabarwa cyane iyo niyo ndirimbo no ari n'indirimbo yindi nshobora kuzagukorera turi gusaba Imana kudushoboza iyi tuzayikorera amashusho ndi kuvuga indi audio yindi ya kabiri ugiye kundirimbira indi ndirimbo twumve dusabe n'abantu badukurikiye kuko nshaka mbese abantu baraguhora iki ubundi abantu barakuziza iki ntabwo irasohoka kare wowe usuzayintorera undi uzayintorera mbese wowe baraguhora iki ubundi wowe bakuziza iki kaziririmba akantu gato numva hari abantu bakubona bamwe bakwiye
kwifuriza gupfa ariko Imana yo mu ijuru iri kumwe nawe ntacyo uzaba mbese wowe baraguhora iki mbese wowe barakuziza iki mbese wowe baraguhora iki mbese wowe barakuziza iki. Iyo ni indirimbo abantu bari hano bari kureba ikiganiro kuvuga ati ejo bundi tuzitabira konseri ya Roza Muhando, tuzajya kureba Nyarudindira, abantu bazaza kukureba ko ndabizi ko bafite amatsiko y'ukuntu uzahagarara hariya none ukaririmba ka kantu hariya nakahe. Sinyiririmbye se kandi kano kunga nakahe ka Muhando kahogoje isi yose nayo nzi Mbana uko nyine nuko nguko nyine mbere ubwana ntago ari muri mude yo kuririmba yitwa mbere ubwana ngaririmba akantu mudurimo ninjya muzanjye nyine mudi ndayijyamo akantu karoza Muhando nakora karirimba urakaririmba oya murambiririmba niba mutarabifashe mwarasibye ntabwo wari wayindirimbira na rimwe mu biganiro byose twakoranye. Nzayikuririmbira igiterane kirangiye. Reka dutegereze. Mutegereze kubera Imana. Icyiciro cya kabiri rero ari nacyo gisoza, ariko mbere yuko tukijyaho aba bombi bari mu murimo w'Imana, kandi iyo umuntu ari mu murimo w'Imana bakeneye gushyigikirwa, akeneye inkunga y'amasengesho, akeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo umurongo ugende neza w'ibyo arimo. Nyarudindira akeneye inkunga byinshi, ni byinshi akeneye kugira ngo Imana imugirire neza ibinyujije mu bantu. Samantha nawe nuko ari mu bihe ngo urabizi iyo umuntu ahindutse akijijwe abanza kunyura mu gashuri kuko hari ibintu abatakiri gukora bishobora kuba byamwinjirizaga akajya mu wundi murongo w'Imana uba ugoye cyane. Nawe akeneye inkunga yanyu abantu bose badukurikiye. Ubwo nimero zabo turaje tuzibaye. Sama, kuri ubu nicyo uri kwishimira mu murongo wahisemo wo gukizwa ubutoroshye ugora benshi cyane, ariko nanone iyo urebye igihe cya kera uburyo wari ubayemo ubuzima wari urimo ukareba n'ubu ngubu wishimira iki? Ni byinshi nishimira, gusa nishimira yuko nyine ndi mu murongo mwiza kandi numva nta kintu ntwaye, nubwo bisa n'ibigoye nk'uko bivuze, ariko bimpaye amahoro. Kuko nakubeshye nkiri mu bintu byo gutwika nashobora kuba nahura n'ikibazo kinkomereye, hahandi niyo natwika ayo mafaranga yo mu gutwika atari bukemura icyo kibazo, nkavuga ninsenga Imana iranyumva nta nubwo ndiri burenge hano hejuru, nyine bikancanga nkasara. Ariko ubu ngubu ntuje nkahura n'ikibazo ndapfukama nkabwira Imana ati Nyagasani, ya ndirimbo nazamukiye ndimo nsenga n'aba kuri ubu mfite amahoro mu mutima, ndumva nyuzwe no kuba nkijijwe, sinita ku byahise ngo numve yuko ngo hari akamaro byari bimariye, kuko biriya byancoraga mu rupfu. Iyo nanatinda gatoya ntari kuzapfa nabi, ariko ubu ngubu numva ubuzima bwanjye buri mu biganza by'Imana. Rero urumva nishimira yuko nahindutse, kandi gutya ameze ndumva nyuzwe n'amahoro ya Kristo. Yego. Ni byiza cyane. Nimero ya telefone yawe ni iyihe abantu bashobora kukubonaho? Bampamagara cyangwa se bakanyandikira kuri WhatsApp, ngira nimero itagiva online 0788 25 26 09. Messi nyarutse. Bongera bazumve. Oya bazumvishe ntacyo. Barasubira kujyaho ngo agiye gushaka aho yandika. We zayisekera. Oya itasubizamo inyuma ntacyo barabibona. Ngewe nomero zanjye ziri no kuri mobile money mbibabwira hakiri kare. Nose ko muri guseka. Babwira ko ziri kuri mobile money zibaruyeho Dusengimana za Batista. Za Batista. Dusengimana za Batista ntabwo zibaruyeho undi. Ni 078. Ni ryawe se? Niko yitwa Dusengimana za Batista. Nijyanjye kubera Imana. Uriya witwa Yohani. Yohani Umubatiza. Mama yitwaga Elizabeth. Si woyo. Rareba ko Elizabeth ariho bya Yohani Umubatiza. Amazina ko numva yitondewe. Aritondewe ntago ari aya. Mama yitwaga Mukunda ufite Elizabeth. Nitwa Yohani Umubatiza.
amateka yo hano mubatiza Elizabeth amutwite urayazi yatemberewe nande yasuwe nande yasuwe na Mariya wabyaye Yesu bigenda ute ubwo rero namusuye umwana wari uri muri kuri Elizabeth bahoberanye arisimbiza kuko yari ahoberanye na Mariya twite umukiza Yesu nuko byaze kugenda reka mvuge nomero zanjye mwese munsi kuzamba bijye guhita byifunga naravuga nomero zanjye ni 0789 4 2 4 1 6 nongeye nzisubiremo 0789 4 2 4 1 6 izo nizo nomero zanjye ziri kuri mobile money mujye munyohereza nanjye nirira umuceri nk'abandi Imana ibamugisha
genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire